yashize nayo ntayo dufite muri bigo byandika mama ese uzi igihe twabahamagariye nari ndi kuri telefone ese ko ari ni bagi igiye mbere ku ishuri icara nawe nanjye shyira ibintu byose aho ubonye ikintu rero mbahamagariye nyine ndagira ngo mbabwire ko wanyari buze nyine bira papa araza ya minsi yarangiye akuze ko ntibukaga amatariki murangizwa n'iki ko papa nyine nanjye urumva ntabwo nari nzi ko ari uyu munsi ari buze ariko none se araza uyu munsi araza uyu munsi ahubwo ikintu mbahamagariye ndashaka ko dukaza ikintu bita isuku no kumwitegura bimwe bikomeye wowe reba ufite uburangare bukomeye nturi kumpa raporo y'ibintu byashize ubu byibura muri firigo harimo iki ku buryo umugabo wanjye ari buze inyanya n'intoryi biracyahari papa niba uri kurisha inyanya n'intoryi komana murateka inkoko se nanone uyu munsi ndahibaze cyangwa ngo nubwo mbere tugiye kuyiteka nyine mu ntega amatwi siritope mu ntega amatwi wowe ho nuko ntabwo usibye ishuri ariko wikozeyo Karine nawe mwese mbese mube hafi ya Vestine sibyo abandi ugenda nimugoroba mu kazi harya n'uyu munsi uri bugende bivuze ngo papa waraza udahari aje kare namubona kuko twagenda nimugoroba mu saa kumi ese kutabibwira urageye utajya mu ntara maze rero iyo wagiye mu gufasha ntabwo ujya ubura impamvu zawe iyo wavuze ngo murafasha ariko ugira izindi mpamvu kugufasha se n'itegeko nkubwiye ngo hoya ntagize impamvu wankubita ntacyo ndumva buri wese afite gahunda ubwo se ninjye na Vestina twenyine oya ariko nabafasha mu gihe nyine ntaragenda genda ukora amasuku muri kiriya cyumba cyanyu hariya muri saramanje kuri firigo nabonye mbese hano nta suku ihagije sibyo ikindi nawe ugenda ureba ibintu byashize muri firigo sibyo murabizi ko akunda amafi dore ngo arisetsa nanjye ujye kuyahaha ugenda uyahahe utazazana ya nkoko ifite ndagura amafi rwose ubwo rero Janice nicyo nababwiraga muri kunyumva nicyo nababwiraga imyifatire twa tuntu twanyu mwajyaga mugira mutugabanye rwari urugo rw'umugore ubu ngubu urugo yaje nibyo rero ngo nimufatireho ubwo mumfashe nyine tumwitegure sibyo sawa rero gusa si ugiye gutuma amafaranga nkahita nkomeza nkajya gusoma banza urangize ino suku wari urimo sibyo wowe genda ahubwo bishobotse waza gusaba uruhushya ukazana uze kumpamagara nkwishyurire moto cyangwa kari waba wese uri kumpanagurira nkajya mu bindi wakoze ibyo wakubwira umukobwa sawa chérie ko nta muntu ujya unyobora ko njye mukoresha amasomo meza genda wandike ibyo bakubwira muhaguruke rwose ntabwo umutima uri hamwe reka manze njye gushaka n'ubundi wa muti ntabwo sawa yo tumbere nyine
Yani. Niko. Nanga. Sawa. Zineza. Elisa. Nanga ngiye kwitegura cyukuri. Kanza gufasha. Sako ko tutagomba gukoresha abashyitsi. Oya, ukabwo ntereke baga. Ngiye nari kuzaza. Ukanegurira ibyo kurya mu rugo. Urabitegura. Oya, nta kibazo gisa no. Bakazana ngo fashe. Ese duhe prato ngoga. Gira vuba dure. Ikurizindiye rwose. Ntabwo nagiye ku ishuri. Sibyagenze. Ntabwo nkubiki igikapu. Nta kibazo. Ego neza. Nta kibazo. Utagiye ku ishuri bihita usimbuka ukaza ni ikindi cyuma gukatira gira vuba Cyose nakubwiye ko ndari gukorera kuki nawe ushaka kuza kwigana. kagafatanya nabyo maze birasa neza. Usundi wamenye gutegura n'ibyaje gutegura. Cyangwa se ko tutagira abantu babidukote niba ukunda uri kubazira ubwo ntabwo maze nagira tugira gutya gake gake waka inyuma gusa ese bimenye ryari twe turabyikorera nta muntu wundi uba ugomba kubidufata kubera iki twese abantu bose twagize ngo babona ababibafasha ariko ngewe no kubyikorera mba mbona ari byiza uzi kwitegurira ifunguro ukuntu aba ari sawa ko ntazi n'amafaranga bahemba Vestina wacu nibyo wenda ntababikorera byabikorewe ni ukubona umukozi yabiteguye akirira si uko nguko basinziriye neza gusa byibaze nawe Njibaze oya. Ibaze uko byagenze nyine maze gutandukana nawe. Siko rino joro rya mbere ijoro ryiza rya mbere. Turagira gutya gake gake. Nurangiza tugenda. Ntabwo kubishobora. Ushobora kuba ari kinini kugira ngo gatamo kabiri. Si uko cyagiye nakubwiye nyine natetse mu rugo uzi ukuntu bishimye mu mateka bwari ubwa mbere bambonye ndi guteka uri mu gikoni byarabanejeje cyane erega umubyeyi akunda kubona umwana ari mu turimo umukobwa utari warabikoze kera kuki warindiriye ko ngomba kubanza kukubwira uko wabigenza kera numvaga bitari ngombwa urongeye kwereka uko wabigenza none uzabyikorere neza ubategurire urumva ku buryo nyine bareba bakavuga bati cyo koza umukobwa wacu ahubwo ibi ngibi se ntiwabibonye reka nzane utundi nanjye mbe nitegurira wowe ukomeze ukora ibi ngibi nta kibazo komeza kuri Goga amakuru y'iminsi se
nawe dushaka kuzasura ahubwo se ryari iwanyu sure kiba yarambwiye ngo araje ewa ko wandatira ngoko resitora y'umukozi wanyu nzasetsa resitora wacu se umva uzaze ni ukuri ni karibu nase none mwenge ntabwo mwiza ntabwo uyu munsi twize hano umutunga akabwa hano wowe wakwita kandi nyitinya ndayitinya cyane ubwo bwano akantu kagutwara cyane turiya dutoya byarananiye maze uzi ukuntu maze hari abakunda abantu bagakunda ye nimba byaranze njyewe nizanira utundi tuntu two gutegura simba no wabishoboye erega ndabizi nubwo wenda ntabikoraga ndabizi ni icyo cyuma tugiye guteka udufite uretse no guteka twirira hano ku mafi ho sha natakaye kabisa ariko nyine urabyitegereza ukabireba ubibona ese ni ikiba biri umuntu wese ibyo birimo si ibintu by'umuntu iyo ndi akomeze neza sha noneho ndi kumwe nawe nabyo birashimishije kabisa so wabitekereje ute kuza kundeba mu gitondo wari wamwumviye cyakwereka agiye ukuntu uraraye cyane kwese bazi ko nagiye ku ishuri nibyo tukimara gutandukana wansigiye irungu numvaga nagaruka kongera gukorera none dore turi kumwe ubundi wazigumiye hano tukajya duteka turi kumwe komeza inshuti ni ukubanza kugira abo tubyereka cyareka ndi kuvuga urumva utari kumuseka ndi kukubwira mama se ari he ko ntawe nawe mama araryamye shoza ukuntu bafite intege nke birumvikana ariko mu kanya biruraza kumubona afite intege nke byaka ubwo rero avuga uti ngiye ku ishuri uyizira hano ndetse bakubajije ngo mu giti ku ishuri bavuga ngo nareba mu byo twizeje ese ibizamini igihe cyabyo ntikiragera ko utambwira ngo ngufashe n'ikiri imbere uzamfasha ariko uzi ko ibintu byose ubizi ibyo nigura bizi ahubwo none wowe utanzeho ibintu byinshi ariko uzabimenya ni uko wabimeje ubwo ngubwo ariko simbona se ubishoje ngiye kubisoza tugomba kumenya n'imirimo yo mu rugo myinshi urabona ko tuyifatanye
bishaje bote na kavure tubigure ibijerekani bishaje ibikweto bote na kavure tubigure ibyuma bisaje mwiriwe neza na byuma bishaje bote na kavure ibitelefone ibijerekani ibisahane ibibase ibisafuriya byose turabigura bose dukusanya ibintu byakoreshejwe kugira ngo byongere bijye gutunganywa byongere bikoreshwe ubu nyibona turatubira nabonye imari aya tuno tubido netuzi ahubwo hari mugenzi wawe waje hano ubushize twarabimuhaye ntabwo habura na duke nsigira bose aya no kuri natwe pe habe n'udukweto wenda wambaye tutagikora ngo utume nta n'ibyuma bishaje byose twarabitanze urugo runini gutyo ubu ndebara nko mu munsi hano hanyura abantu nka batatu bagenda bavuga ibyo ntabwo nakumva ko icyizere nzanye muri uru rugo gisubiriye hawo pe iri zuba ariko rimeze nabi ntacyo ubwo mume ku mazi yo kunywa simvire hano ubusa cyangwa nuko nsanze nabyo bitarashya mba ngiye nanasamuye abakarasi ntabwo tugenderaho genda umuha amazi yo kunywa naho ubundi ubuse koko ntabwo numvaga ko nari kuvira hano ubusa pe ariko ntabwo tugura ibyuma gusa nta cagi zapfuye se cagi zapfuye nazo ndazitwara ubwo nagira telefone zingahe koko ku buryo nawe umuntu yamutwara ariko aragenwa arahandi bapfuye bahagaze uwapfuye akaryamaye nta kintu wamumaze cyo kuri wapfuye hari uwo bajya bavuga ngo wapfuye uhagaze uwo ni direct ntabwo wagura nk'ibizima wenda umuntu afite nka telefone ariko ikiri nzima wowe uri gushaka izapfuye izapfuye rega biba byoroshye kuzitunganya ku buryo zakunya zikagaruka ku isoko kandi zazigura make urumva amacaka yego umugabo ndabona ari umunyarwenya pe ubuse nta hantu wabindangira byibuze nabikura baririza nk'uko wageze hano nturi bubigure pe izuba rimeze nabi uri bubigure rwose ariko mujye mwibuka mukinga yari ku marembo mujye mukingaho kabisa kuko nabonye kuhinjira byoroshye tubwije ukuri kwinshi ngoga kujya utakitse genda uhite kunakinga rwose murakoze bariya kunywa amazi menshi no kugenda ntabwo ari byiza byaza gutuma urugendo ruba rugufi ubwo murakoze sate kabisa icyaka cyari kikwiye byapfuye ngo bisarijeri ibikweto arataruka nawe n'ibyo narebaga ndi umwana wageze usanga zimara n'umwanya munini dushyira abandi ruhande rumwe rushya ubundi gice kugeza urabona bigoye utari kumbaza se niba izi ngizi zose turi bukine icyo tuba twateganyije n'abafite izi ngizi zaza kuzitunganya igihe gisigaye ijana n'ibindi hari ibigo nabwo baravuga batari rwose
Ubura rwibura. Mbavara ryarago nimuka ibya biriho cyangwa Kirabona hano. icyo nkeneye ni uko yego ntabwo nkeneye ko bantanga icyo kibanza nari nabikubwiye ko amafaranga rwose nyafite we bijyemo aya komisiyo arahari rwose nta kibazo umuvugisha uhita umbwira yuko bimeze mva ese wigeze ubona visite nk'ugora sinahise nyagura sawa urakoze cyane uhita umbwira sawa Vestine no hano ntabwo uroza sibyo ngiye kubyoza amazi muri lavabo yapfuye ngiye kogeza hanze uriya mwana wanjye arambabajisha gukorera mu ntara simabura gukora mu ntara ni ikibazo ngize imana bamuzamuye mu ntera nta kundi nta kazi nta kintu abagize amahirwe banakabona bakajya n'iyo mu ntara uriya mwana arambabaje uri gukorera mu ntara ndi kumva ntazi simabura ibyo ni ikibazo kuba yakorera mu ntara nta kundi nyine nagenda akora neza byagenda abagize amahirwe muri ako kazi bakagenda bamuzamuye mu ntera urumva ari ikibazo kuko numva binashimishije kuko akabishimira Imana nta kundi nyine ese wowe bite ko utajya umbwira ku buzima bwawe ngo menye ngo umuntu tubana ubundi nuwahe bimeze bite uzi ko utaranganiriza ariko haryo kuva nagera ntacyo ndakubwira ntashwe yewe gaveste na nyiribanga we unumvaga ibyayi byose ubizi wapi ni ukukubona nyine udusetsa wiruka ubundi byawe bimeze ntabwo uzi amateka yanjye ntashwe mabuja ndebe ubugere Vestine ndi umwana w'umugore wa gatanu mu bagore batandatu papa yashatse ubwo mu bana bose yabyaye bose hamwe abo tuvukana muri papa n'abana 36 togasha azema gore mu bintu bisekeje ngo bangahe 36 harimo n'abandi bagore babiri batwite ubu ngubu bazabana ari nka 38 yewe ubwo rero njyewe mama wanjye nyine ni umugore wa gatanu tuvuga turi abana batatu ninjye muto ninjye bucura nyine bwa mama babiri barashatse ninjye usigaye utarashaka ariko nanjye nzashaka ni ukuvuga ngo mama wawe ni umugore wa gatanu kuri papa wawe none se uba ubona papa wawe nyine amukunda nyine kubera ari nyine yesu
umva nyine ubwo nasheshe urumeza ndi kubikurura mwibaza abaye ari ngewe uri kumva ari igitangaza se papa rero akorera imbere muri abagore bose yashatse nta n'umwe nyine umusaba ikintu ngo kibure abana bose abishyura amashuri nyine ni umutunzi ufite nyine ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yatunga abagore n'abana be rero nkamuzetse ibaze ko aho ngeze aha ngaha nta dini ngira nsengeramo ubwo nyine byabaga ari ku cyumweru yadukoranyizaga hamwe twese yabaga ameze nk'aho ari igiterane nyine fata abana 36 urumva wongeraho abagore bangahe wongeraho umva tugakora igiterane tugasenga tugakora amateraniro umva ndanabikumbuye sha inkuru zawe zose ziransetsa ariko mwana nkumbuye birari Vesti ndashima Imana papa Janise kugeza isaha nta kintu mushinja yewe abambaye umugore wabubitse subwo bude njyewe nakwemera umugabo ufite abagore yisubira sibyo ni igitangaza ndimo ndibaza urumva papa reka tuvuge ko ari nk'uwa kabiri ku mwami ubundi umwami niwe wagiraga abagore bose ashaka noneho ibaze papa kuba yarafite abagore bangahe papa ubundi ni nk'ari twamufata nk'igikomereza ugagutya wenda mu bihe by'ibwami haza kuba kiriho ingoma nyine za ngoma z'ibwami nimba ariko bivuga simbizi bari ko ari nk'igisonga cy'umwami kibahora sinzi biba kinabaho none se mbwira Vesti ugabaye ari wowe wabyemera bakangira umugore wa gatanu mbambwire amafaranga njyewe ubundi nariye nambaye neza ibintu byose nshaka mbibona niyo washaka 30 n'abanga abagore 30 n'abanga ntacyo byabimbwiye fa kuba mbona ibyo kurya ubundi ngiye iyo nariye bafite amahoro iyi telefone se kuri mbona uri kuvuga telefone yihorere urumva njyewe ubundi njyewe nariye ibintu byose bimeze neza urumva ibyo byose baranga amahoro ntaba ariko uwo muntu ko mbona urimo utinya nta kibazo twitaba rwose twice ikiganiro si ubwo nta kibazo ariko iyo ni isomero rwose karo uraho karamesheri meze neza wese meze gute Era